Mu mahugurwa y'iminsi ibiri yatangiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Werurwe 2024 ari guhabwa abanyamategeko mu kumvikanisha urega n'uregwa. Ni amahugurwa yateguwe n'umuryango Ikiraro Nyarwanda giharanira ubutabera Rwanda Bridges to Justice n'urugaga rw'abavoka. Ni amahugurwa byitezwe ko azafasha ubutabera gukora mu buryo buboneye no gushyira mu bikorwa amasezerano ya UPR Universal Periodical Review. Eric Ruzindaza, umuyobozi w'umuryango Ikiraro Nyarwanda giharanira ubutabera ushinzwe ikurikirana bikorwa, avuga ko biyemeje gufatanya na leta mu bikorwa by'urugendo rwo kubaka ubutabera bunoze mu Rwanda gamije kugabanya abantu benshi bafungwa. Twiyemeje gufatanya na leta mu bikorwa by'urugendo rwo kubaka ubutabera bunoze mu Rwanda. Nk'uko mbizi rero leta yashyizeho uburyo bw'umwaka nk'itegeko n'amabwiriza, ariko byose bigamije kugabanya abantu benshi bajya bafungwa, ahubwo bagashyira imbere uburyo bwo kugira ngo abantu bafitanye amakimbirane bumvikane. Uburyo bwo kumvikana rero natwe twasanze ari byiza kuko bifitiye akamaro kanini ku rwego rw'igihugu, kuko uko abantu bagenda bafungwa ari benshi cyane bigira ingaruka ku gihugu muri rusange. Icya mbere biba bitwara umutungo munini wa leta mu rwego rwo kugira ngo barebe cyangwa bite kuri abo bantu baba ari benshi cyane mu magororero, bitwara umutungo munini bakaba bagira ibindi bikorwa by'iterambere ukora. Icya kabiri binahungabanya na sosiyete muri rusange. Niba umuntu afunzwe kandi ari we ufite icyo amariye urugo muri rusange, ubwo nafungwa abana barava mu ishuri, umuryango usenyuke muri rusange. Kuzajya kugaruka gusana, gushyira imbaraga mu gusana wa muryango bizasaba imbaraga nyinshi cyane kurusha iyo abantu bakumira ko umuntu wajya gufunga. Ruzindaza akomeza avuga ko ikigamijwe mu gutanga aya mahugurwa ari uko abanyamategeko bagira uruhare mu bwumvikane bw'urega n'uregwa. Ikigamijwe rero twasanze natwe byiza kugira ngo tuyishyigikire, niyo mpamvu twafatanyije na Rwanda Bar Association kugira ngo dutegure aya mahugurwa, kuko ubwo bwumvikane bw'uregwa n'urega abanyamategeko babigiramo uruhare rukomeye cyane. Itegeko ririho rimaze igihe, ariko usanga ishyirwa mu bikorwa ryabyo rigenda gahoro. Akaba ariyo mpamvu twavuze dutegura amahugurwa, kuko abanyamategeko ni abantu bafasha cyane muri ubwo bwumvikane, kandi twasanze ubwumvikane, abantu baravuze ati ubwumvikane bufite inenge buruta urubanza rwagenze neza. Bisobanuye ko rero tugomba gushyiraho imbaraga cyane cyane nk'abafatanyabikorwa ba leta kugira ngo duhugure inzego zose zishoboka kugira ngo itegeko baryumve kimwe, rishobore no gushyirwa mu bikorwa, cyane ko byagaragaye ko nubwo rihari ariko ishyirwa mu bikorwa biragenda bigura intege. Bisobanura ko hakiri ahantu hari intege nkeya, ari byo uyu munsi twaje gufatanya kugira ngo izo ntege nke zari zikirimo tuzikuremo kugira ngo bishobore gushyirwa. Perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabarashi Moise avuga ko bizagira uruhare rukomeye cyane mu kugabanya imanza ziri mu nkiko no gutuma abantu babona ubutabera bwihuse. Ibyo rero bizagira uruhare rukomeye cyane mu kugabanya imanza ziri mu nkiko, ariko no gutuma abantu babona ubutabera mu gihe cyihuse. Kuko inkiko niba zitabonye izo manza zabayemo ubwo buryo bwo kwemeranywa, ni ukuvuga ngo zihita zifata umwanya zikajya kuburanisha izigomba kuburanishwa. Noneho n'ibijyanye na programmation cyangwa se ibijyanye no gushyiraho imanza kuri gahunda bikihuta. Murumva rero yuko bifite uruhare rukomeye cyane mu itangwa ry'ubutabera, ku buryo ntekereza ko mu gihe kiri imbere bizaba bimaze gufata intera ishimishije, bigafasha ubutabera gukora uko bikwiye. Ikindi cyiza kibirimo gikomeye ni uko idosiye yemeranyijweho muri ubwo buryo ntabwo haba hari muzemo ibintu by'ubujurire. Baba bari buze gufata uwo mwanzuro bakawemeranywaho, ariko noneho bikanatuma n'aba bantu bari bafitanye amakimbirane cyangwa se bakorewe ibyaha n'abakoze ibyaha bakomeza kubana mu mahoro. Kuva iyi gahunda yo kumvikanisha urega n'uregwa yatangira, hamaze gukorwa amadosiye 7,000, ariko hakaba hitezwe ko uyu mwaka uzarangira hakozwe amadosiye 10,000. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV, i Kigali.